Nyamasheke inkuru irababaje ariko iranashekeje pe. Ngabagabo bakubitwa n'abagore bakabirukana amazu biyubakiye maze abagabo bagata amazu yabo bagatorongera rwose bakajya kwibona cyangwa se bakajya kwa mayibobo bitewe n'inkoni nyinshi abagore bishakiye babakubise ubundi bagatorongera bakavuga batakugira ngo tujye kubibwira ubuyobozi. Reka twiturize tunume bano magore tubatire rwose tubareke. Uyu mugabo ni imbere yawe ngo ni intosha akubiswe n'umugore we. Mu karere ka Nyamasheke abagabo benshi ngo barataka gukubitwa n'abagore babo nyuma rwose yo kubaca inyuma. Nyamasheke rwose ngo umugore agira gutya agaca inyuma umugabo yamara kumuca inyuma umugabo yavuga ubona agahondagura ye akamukubita kugera ku rwego umugabo aturugo rwose akagenda. Umva ku ni inkuru iterero. Bamwe mu bagabo mu kagari ka Mugira murenge wa Shangi mu karere ka Nyamasheke bavuga yuko bakubitwa n'abagore nyuma yo kubaca rwose inyuma no kugirana amakimbirane bikarangira rwose biturije kugira ngo rwose batiteza abantu. Bisobanuye ko abagabo bakubitwa n'abagore bamara kubakubita ubundi abagabo bakanuma kugira ngo batiteza abantu ye. Bano bagababwe ibinyamakuru bitandukanye birimo kwereta y'umuziko uretse kuruca bakarumira bakubitwa n'abagore rwose bizaniye bishuye mu ngeso z'uburaya. Uwitwa Nzisabira Sirasi utuye mu kagari ka Mugira tubwiye yuko umugore watangiye kumwereka ingeso mbi agatakiriza ko igihe kizagera agahinduka bikaza kurangira ahindutse nabi cyane abo kurushaho kugeza mu kubisa akamukomeretsa nyuma yo kuvumbura kasiga ry'amana n'abagabo yacuruzaga ibitoki. Bisobanuye ko umugore wa Nzisabira Sirasi yacuruzaga ibitoki ku bagabo batandukanye maze uyu Nzisabira Sirasi amenya ko basigaye baryamana abimukoje maze umugore aramwataka aramuhondagura ye amugira nabi. Yagize ati ndababaye cyane pe kubona umugore nizaniye ari unkubita rwose akankomeretsa bene kano kageni. Nuko twanga kubivuga kugira ngo rwose abantu batagira ngo ahari twararuzwi ariko abagore rwose batumiriye nabi baraduhundagura buri munsi. Nk'ubungubu hano ubona afite igikomere yagize gutya aterura intosha barayimbanditse urabona ko hano nyuma yo kumusa hari igipfuko. Yamoye ikirero ngo uyu mugore wanjye yari afite ingeso yo kujya aravugira kuri telefoni bugacya bukira. Twaba turyamye turi nko mu buriri agafata telefone akavugana n'abandi bagabo benshi cyane maze ubundi bikambangamira ye. Umunsi umwe rero byarandambiye maze mfata umwanzuro musaba guhagarika kugirana ibiganiro n'abagabo rwose barabavugana kuri telefoni maze umugore arandi bandeba nk'ikimbwi hazi. Umugore wanjye namenye kanci nyuma akajya gusambana n'abagabo rwose acuruzaga ibitoki maze mbimubyangira nk'umusazi kandi rwose tubyaranye umwana umwe. Umvana no mugabo witwa Twagira nayo Aimable utuye mu kagari ka Mugira mudugudu abwira Nyange we yisobanuriye ko yafashe icyemezo cyo guhunga umugore we nyuma yo korera muhondagura amajoro yose yamara kumuhondagura akazana abagabo mu nzu be rwose yishakiye. Bisobanuye ko uyu mugore yakubita umugabo yamara gukubita uyu mugabo maze agatazana abandi bagabo mu nzu uyu mugabo yishakiye. Ibaze nawe kugira ngo inzu wiyubakiye umugore agiye gutyo guhondagure namara kuguhondagura azane mu n'undi mugabo rwose mu nzu wiyubakiye. Yagize ati nge nanze gora nkubitwa n'umugore nizaniye rwose mfata icyemezo cyo kumuhunga nza kwibana ariko ikintu cyabiteye nuko niriguga mu kazi kanye ko kubaza imbaho natanga sanga umugore nta waregeye mu nzoga mu isantre ya Gishugi ugasanga atashya nijoro rimwe na rimwe akanarara rwose akaza mu gitondo. Ngo sibyo gusa kuko yanazanaga n'abagabo mu nzu yanjye nubatse agacunga n'ahari akahita bazana maze ngo najya kuregera mudugudu akamfata nk'umusazi kuko mudugudu uyu nguyu naregeraga asangira n'umugore wanjye inzoga. Ibaze nawe uyu mugabo agiye kuregera mudugudu ariko mudugudu amugira nk'umusazi bitewe nuko rwose mudugudu asangira n'umugore w'inzoga agacupa. Uwitwa Kamuga utuye mudugudu wa Rwoga avuga yuko na rwose yazanye umugore wari umaze gupfakara akiri mutoya ngo maze uyu mugore nyuma yo kumugeza mu nzira amaze kubaka maze uyu mugore akata ku mugabo akayimukubitiramo ye. Umva ko navuga ngo ayinkubitiraga amaguru adakora hasi ambwira ko rwose ntacyo nshoboye ndetse ko n'ubutaka inzu yubatsemo ari ubwe. Yagize ati nazanye umugore ariko muzana umugabo amaze igihe yitabye Imana. Mbere yuko muzana rero twari twarabanje kumvikana neza yuko azazana ikibanza nanjye nkazana amabati ibiti ndetse n'ibindi muri twubaka inzu tuyibanamo. Hashize iminsi mike rero umugore wanjye atangiye kubona n'abandi bagabo bidatinze yaje kunkura muri ya nzu ambwira ko nta mugabo ndimo ananyurira ko ikibanza yubatsemo rwose atari icyanjye. Abagore batuye muri aka gace kandi bavuga yuko ibyo abagabo bavuga ko ari ukuri rwose ngo abagabo barakubitwa abandi bakirukanwa mu nzu zabo biyubakiye ngo bazibukene n'ibindi bitandukanye ngo maze abagabo bakubitwa ntibajye gutanga ikirego mu buyobozi kugira ngo bana abagabo badaseba cyangwa se ngo bavugwe n'abaturanyi. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shangi Habimana Innocent yabwiye ibinyamakuru bitandukanye ko guhera none nta kintu kibazo bagiye kugikurikirana anasaba abagabo kutihererana ibibazo bagatinyuka rwose bakarigira ubuyobozi. Umugore yakubita umugabo akajya kurega rwose umugore bakamukurikirana. Yagize ati ni ikibazo tugiye gukurikirana rwose wina bwiza kuko umuryango ni iterambere ry'igihugu ubukwe kuba mu mahoro no mu bwumvikane aho umugore yubaha umugabo ndetse n'umugabo kuba umugore aho gora amakimbirane nkayo adafite icyo yungura. Turasaba abagabo bose bashira abagore babo babahohotera ugasanga babakingiye ikibaba kubyirinda kubera ko ibyo rwose ntago rwose bikuye na gato. Niba uzi neza ko tabanye n'umugore wawe neza cyangwa se akabakubangamira bikajyaho nawe kubita bimenyesha ubuyobozi turare kugira ngo urenganurwe. Ibaza rwose mu karere ka Nyamasheke abagabo bakwitwa n'abagore ubundi bakabirukana amazu bishakiye dore nk'uyu nguyu rwose urabona ko afite igikomere. Umugore ngo agize guhurutsa mwikubitiriwe kwitama maze umugabo ngarirukanka turugo kugira ku rwego bahuruje itangazamakuru batabaza
bagira bati rwose abagore bacu baratwishe mu dutabare ngaye ngo kora ngo kino kibazo cy'kwitwa ry'abagabo bagiye kugikurikirana mbagira ni ngenda cyari Nyabari Obed nangi n'isoko y'amakuru mwari muteze amatwi. Obi Time News.